I, Ami Bahati, having heard what the law requires, the spouse agreed without any fears that you, Janine Munezero, be my wife and we live together as per our agreement and in accordance with the law of the Republic of Rwanda. Thank you. Thank you. Yewe Munezero Janine, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye ko nta gahato wowe Ami Bahati umbera umugabo, tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Ngenda Umunyamerika kandi dukorera muri murenge kuri komine Mamitsimbeta, umugore wanjye tuzabana tugatandukana n'urupfu. Ele abandi. Kobi. Imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'abantu, nuko amategeko yabo abigena muri Amerika, Amategeko yacu n'Abanyamerika. amategeko yacu abigena muri Amerika, niyo mpamvu twashatse kwambara impeta muri mariage civile. Yes.